nimba umuntu atubashye ubuyobozi buriho ni ukuvuga ngo ubuyobozi buba bwatowe n'Imana. Wenda ntabwo njya muri Bibiliya cyane, ariko nabwo bwatowe n'Imana, wowe ukaza usa nk'abu contrasting cyangwa se ubuhakana. Ni ukuvuga ngo uri guhakana gushaka kw'iki? Kw'Imana. Ni ukuvuga ngo n'umuyobozi yatowe n'Imana, wowe ukazana ukutumvikana n'umuyobozi kandi yashyizweho n'Imana. Ni ukuvuga ngo haba harimo uburyo bubiri. Hari uko mwakumvikana, mukumvikana buryo kimwe mwese mwayobora igihugu cyangwa se mwayobora abo baturage, byananirana mwabona ari wa muntu udashobotse. Ngewe ukuntu mbitekereza nta yindi possibility bihari ni ukumukuraho. Politike ni umukino w'urupfu, umukino benshi bumva bagatetera. Ni umukino abanyabwoba bagendera kure n'abatazi ibyabo bakumva ko kuwuhunga ari cyo gisubizo gitunganye kandi gitanga amahoro n'umutekano. Gusa hankurahiriye kutabona aho wihishiye umukino w'icyago. Ntaho niyo wajya ku kirwa cya wenyine wakwisanga politike mwagendanye ugakanguka nawe watangiye gukina n'inyamaswa hasanze. Uyu mukino ugomba kuwukina waba uri umwana, umugore cyangwa umugabo. Ni umukino uryohera nk'isukari ku bari gutsinda, umubirizi ku batsinzwe, ibyishimo n'umunezero ku bafite telekomande y'umukino, amaganya n'agahinda ku batsinzwe. Uyu ni umukino watumye wa undi waragijwe intama z'Imana atatera igihango gusoma ivanjiri Matayo, Yohana, Luka, Petero na Mariko akabitera utwatsi, maze akinjira ikibuga asesereye ya murandasi akabikaba ahumeka anavuma abo badasangiye isano. Uyu ni umukino watumye Trump hari by'ubutunzi busumba isanzu na burya bwa mirenge ku ntenyo ya Ruhango rwa Nangingare, maze akemera kwirirwa yiruka avuza induru adasiba no kubeshya isi kandi ntacyo ashonje. Naho wa wundi wa hano bamubajije bati ko wahembwaga uruyoriyo muri pamu ukabuje guhembwa urusenda, aho ntiwishyize mu bihombo? Nawe ati have nanjye ariya mashyi y'Abanyarwanda ndayakeneye uko byagenda kose. Dore umukino ndabarahiye. Erega ntugire ngo uyu mukino si watumye wa wundi ahaguruka mu ruhame ati ndakamura data iki gihugu sinkivuka, ndi imfubyi isi yose irabizi. Ariko se muzehe, iyo wijijisha ukabivuga mu Gifaransa ko yenda byari kugira uruhengekerezo ngo ni amategeko da, ingi mba nkwambuye se nakwihakana Rwanda nkesha uwundi we. Iyi yahetse data na sogokuru wangabiye yankamiwe. Erega wasanga uyu mukino ari wo wateye amahari yo mu ijuru, nuko Shyerezo na Sabizeze uwo ntibavuge rumwe, maze disi Sabizeze agasiganye na Gasane mu maganya agatorokana inyundo Nyamushira mu yarubika. Abazigaba bamuca iryera bati ngaho umubare turawukugabiye. Nuko muntu kimanuka kijuru kobomerano Randa, Gisa, Kiriza, Kazina, Gihanga wahanze inka n'ingoma bagasimburana mu ngoma z'amayobera ariko zaje kubyara u Rwanda murora. Ibyo nabyo ni politiki icanzemo n'amayeri y'ubwiru yenda apfuritse mu migani gusa. Politike ni umukino utoroshye uteye ubwoba. Gusa mbagira inama itari agakecuru, buriya guhunga politiki ukayijya kure ngo uri kurengera amagara yawe, burya uba uri gukora ubusa ndakurahiye. Niba ushaka kuramba mu mahoro n'amahumbezi ahambyemo amahwemo, ntugahunge politiki. Hoya ibi ntuzabikore kuko ntawe wayihungira mba nkwambuye. Ahubwo iga amacenga n'uburyarya bugize uyu mukino ku buryo uzajya usobanukirwa n'ikijya mbere uko umukino ujya mbere. None se ugira ngo iyo biba gutya ba bandi bashutswe ngo muteme munatsemba abaturanyi, iyo baba bazi ikijya mbere baba barabigize? Hoya bari kuba barabivumbuye rugikubita. Ikindi rero numara kumenya iby'uyu mukino uzirinde kugendera mu kigare cy'imirongo ya politiki. Bireke wowe ubwawe wishingikiriza ubwonko n'amahame yawe, maze uzagusagarira nawe azaba ashaka ka munani. Kandi umenye unumva ko ibyo ubona byose ari politiki. Wabyemera wabihakana uku n'ukuri uzamenya nucuma intambwe. Niba mubinyemereye rero kandi mubyifuza, nimuze tuganire n'umuntu ushobora kuduhugura ku bya politiki. Ni umusore wasuzumye n'asesengura iby'iyi nkenya byose, ahunitse ubumenyi buhambaye kuri uyu mukino washoboye Hillary Clinton amaze gutsindwa aho yaziritse intsinzi. Uyu ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho yitegura kwakira impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza by'umwihariko muri politiki. Nagiye kumushaka ngo tuganire mfite amatsiko nawe wagera kuri uyu mukino. Ikiganiro twagiranye cyari kigamije kumenya ngo politiki ni iki, ese ikorite, yatangiriye hehe, itangijwe nande, ese iby'uyu mukino bihagaze gute none, abakinnyi bo bitwara gute muri uyu mukino, ese koko abanyapolitiki ni abagome, n'ibindi bibazo nagiye mbazwa na benshi babisonzeye. Uyu tugiye kuganira yitwa Kalisa Simeon, njye ndi Impano Marius. Natangiye mubaza nti politiki ni iki? Politiki rero ni ikintu gisa nkaho kiri vague, kubera ko ni ikintu kinini cyane. Dushingiye muko ritangira, ijambo politiki riva mu kigiriki yitwa zone politika, sobanura umuntu cyangwa se umuntu uyobora small cyangwa se agace gato k'abantu
batuye ahantu runaka. Ni ukuvuga ngo niko byatangiye, bitangira mu Bugiriki babyita city state, akantu gato kitwa city state as a community, cyangwa se aho abantu bahuriye bafite same objective, intumbero imwe yo kuba bayobowe n'uwo muntu. Byagerewe bihindagurika kugeza ubwo haje hazamo abahanga cyane cyane Abagiriki nka Plato na Aristote. Ariko cyane cyane Aristote avuga ko akoresheje taburo ye mbonerahamwe akoresha avuga ati ese umuntu uyobora yayobora ate, ese yakitwara ate, ese ayobora ku nyungu z'abandi, ese ayoboye mu nyungu z'abantu benshi byamera bite, ese ayoboye mu nyungu z'abantu bakeya byamera bite nabyo. Aho ngaho icyo nashaka kuvuga, yewe mu nyungu z'abantu benshi nibyo bita ubwami. Kuba ngo iyo umuntu uyoboye ku nyungu z'abantu benshi ni ubwami, nibwo butegetsi yafataga ko ari bwiza. Ubutegetsi yafata nk'ubutegetsi buri hagati na hagati ni demokarasi. Demokarasi ni ukuvuga ngo ni umuntu uyobora agakorera for interest, cyangwa se ku nyungu za nyamwinshi. Ariko icyo kintu cya nyamwinshi kikaba nacyo ikintu gisa nkaho kiri complex, cyangwa se gikomeye nacyo kugisobanura, kubera ko nimba ari nyamwinshi ni ukuvuga ngo hari ba nyamwinshi ushobora kuba turi benshi ariko tudafite ubwenge. Noneho bamwe bakeya beza bari elite cyangwa se meritocracy bakaba bake ariko bafite ubwenge. None kudetermininga ngo abantu ni benshi cyangwa se ni bakeya kikaba nacyo ikibazo. Ahubwo we akavuga ngo umuntu agomba kuba for interest of all. Niyo mpamvu afata ubwami akafata nk'ikintu gikomeye, demokarasi ikaba ikintu kiri hagati na hagati, hakaza icyo bita aristocracy. Aristocracy ni abantu bayobora nk'umuryango, tuvuge nk'umuryango umwe ukayobora igihugu igihe kirekire. We uko abitekereza abona ko icyo kintu cyo kiba kirenze, kiba cyabaye igitugu, kubera ko abo bantu batangira gukora noneho ku nyungu z'aba bandi bari muri wa muryango bonyine gusa nabo baturanye. Ese umuntu w'umwana akubaje ngo politike ni iki, mu magambo yumvikana wahita umusubiza ko politike ari iki? Politike rero kwino minsi yacu, politike ni gute, cyangwa se ni uburyo ibyemezo bifatwa n'inzego zifata ibyemezo, n'uburyo bigera ku muturage nyirizina, umuturage bigenewe, uko ibyo byemezo bifatwa nuko bimugeraho, nibyo nakita nka politike. Kuko nibyo bigaragaza se wa muntu afite participation, cyangwa se hari contribution agira mu bimukorerwa. Nibyo nge nafata nk'aho nakita politike, nubwo ari ikintu kisa nkaho kiri vague cyangwa se kinini cyane, ariko burya byose bikuyemo aho ngaho. Hari ikintu gikunda gutera urujijo abantu, nk'ubu umunyapolitike ni umuntu wize politike nka gutyo wiga political science akaba yarayiminuje, cyangwa ni umuntu uwo ari we wese waba ufite ibyo bitekerezo byo kuyobora abantu, akabereka umurongo ngenderwaho, akababwira ati mugomba gukora iki? Ubundi umuntu umunyapolitike afite iyihe titire? Ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu mbyumva nuko nabyize, nta wundi politike nge nemera ko nta muntu utayize. Kuko nimba ufashe umukobwa ukamutereta ukagerageza kumushyiramo ibyo ushaka, burya ni nkaho buri gukina politike. Ni ukuvuga ngo politike ntabwo bisaba ngo ufite digiri runaka, oya, ahubwo bisaba ese ibyo mvuga nawe ni kwibwira baragerageza bakabyumva, cyangwa se ese mbe influence, cyangwa se mba manipira ku kiye kigero. Nibyo nyine nakita nka politike. Ntabwo bisaba ngo mfite professora, ngo mfite ngo masters muri political science, oya. Buri muntu wese ufite ibitekerezo wese kandi umva yabitanga bikagira umumaro rubanda. Cyakora nanone ntabwo ibitekerezo byose ari byiza. Ntabwo nanone navuga ngo umuntu ufite hate speech, imvugo z'urwango zo kwanga bagenzi be ngo ntego umunyapolitike, oya. Ahubwo ibitekerezo ufite biri interest yase by'inyungu ku bantu benshi, nimba ibyo bitekerezo bifite buryo buri umupolitisi. Hari ibintu byanditse muri Bibiliya cyane cyane mu itangiriro, Imana irema isi bigakurikirwa nuko batwereka ngo hari ubwami, cyo nakwita nk'ubwami bwitwa ijuru, harimo abantu, harimo n'umwami witwa Imana, hakabaho n'abandi batware, ku buryo haza kugaragaramo
umwe muri bo wigumura ndetse hakaba n'intambara no muri bibiri igenda igaragara. Ese twavuga ko hari hariho politiki yaba yaratangiriye cyangwa twakomeza kwemera ko politiki yatangiriye mu Bugiriki nk'uko wigeze kubitubwiraho? Politiki rero kuvuga ngo yatangiye mu Bugiriki, nkurikije ibiri muri Bibiliya nk'umuntu wiga politiki n'ubundi, njye mvuga yuko umuntu wese nk'uko navuze ngo politiki umuntu wese yayikina, no mu ijuru mpamya ko hashobora kuba harabayemo politiki, kubera yuko nimba Satani yagerageje kugumura igice cy'abamarayika, kandi uko nabikubwiye politiki ni uburyo wefuruwansa abandi cyangwa se umanipira abandi mu buryo bw'imitekerereze, bagasa nkaho bahindukira, bagasa nkaho bagukurikira buhumye. Nimba Satani icyo kintu yagerageje akagikora, agafata abamarayika akabahindurira imitekerereze, bagasa nkaho bamukurikira buhumye, navuga ko naho habaye politiki. Hari ikindi kintu gikomeye cyane gikunda kuvuga uyu munsi, bavuga ngo abanyapolitiki ni abantu b'abagome, ni abantu bazana imigambi mibi yo kurimbura abantu, yo kuzana ayo macakubiri. Nyine abanyepolitiki bafite ishusho itari nziza, nk'abantu batari beza muri sosiyete, kandi wumva ari bo bagena imirongo migari igenderwaho muri sosiyete. Ese nk'umuntu uri kwiga politiki, utekereza ko nawe utari umuntu mwiza muri iyo shusho y'uko abandi ariko babibona, cyangwa habaho abeza n'ababi muri politiki? Buriya rero hari perezida w'Uburundi yitwaga Jean Baptiste Bagaza niyo yabaje atese ati ubundi kuba perezida wabifashe nk'iki? Aravuga ati rero kuba perezida ni ikintu gikomeye, abantu bose baba bategereje yuko ibyifuzo byabo ari urabihaza. Nubihaza rero uri umuntu umwe n'ubwenge bwawe, bizasaba gukoresha extra cyangwa se imitekerereze idasanzwe, uzabona inama z'abantu barenga nka 200. Nubwo iyo ugiye ku umupolitisiye koko nyawe, ikintu cya mbere uhura nacyo ni ikintu cyo kubona ko bigize ikintu cy'urujijo, ukamenya atese ikingikore cyangwa kingihorere. Niyo mpamvu umupolitisiye ashobora gufata icyemezo, bamwe bakagifata nkaho ari kibi, nyamara abandi bakibona akakibonamo ko ari cyiza, bitewe nuko Machiavelli arabivuga. Niccolo Machiavelli Umutaliyani aravuga ati umupolitisiye nyawe ni umuntu ubasha guhagarara ku bintu atekereza kugeza ubwo yakemera no kujya mu mva, ariko agihagaze kuri cya gitekerezo cye, akemera kumenera amaraso igihugu cye cyangwa se igitekerezo cye, ariko atagize umuntu uza akamudeviya ngo amwereke ngo dore ngo yimeze gutya oya. Kandi nanone akongera akavuga ngo even cyangwa se n'ubwo mu opposition cyangwa se mutavuga ngo n'ubutegetsi, burya uzemera ko yatsinzwe neza ari uko wamurangije, kubera yuko ni ukuvuga ngo we afata politics nk'umukino, yarangiza akavuga ati harimo losers and winners, ntabyo kuvuga ngo bage oya, ntabwo abona ikintu cya bargaining oya. We aravuga yuko nimba uri umupolitisiye ugomba kuba uri wa muntu uhagarara ku mahame yawe koko, ukemera ukanadefanda, kandi ugatsinda mu opposition wawe ku kigero cy'uko wumva ko umurangije burundu. Ukomoje ku bintu bya Niccolo Machiavelli, hari aho avuga ati umwanzi wawe musenye, nyine nka gutyo bivuze musenye. Muri icyo gitabo cye bita The Prince, hari n'ikindi nigeze gucishamo amaso bita Discourse. Ese umunyapolitike mwiza ni umunyapolitike wica, urimbura, ugafata abanzi bawe ukabica urubozo, ukabafunga, uvuze ukamugira, niwe munyapolitike mwiza? Ntabwo navuga ko ari mwiza, ariko nanone Bibiliya iravuga ngo mu migani barabivuga yuko nimba umuntu atubashye ubuyobozi buriho, ni ukuvuga ngo ubuyobozi buba bwatowe n'Imana. Wenda ntabwo njya muri Bibiliya cyane, ariko nabwo bwatowe n'Imana, wowe ukaza usa nk'abu contrasting cyangwa se ubuhakana, ni ukuvuga ngo uri guhakana gushaka kw'iki kw'Imana. Ni ukuvuga ngo n'umuyobozi yatowe n'Imana, wowe ukazana ukutumvikana n'umuyobozi kandi yashyizweho n'Imana. Ni ukuvuga ngo haba harimo uburyo bubiri, hari uko mwakumvikana
mukumvikana buryo kimwe mwese mwayobora igihugu cyangwa se mwayobora abo baturage, byananirana mwabona ari wa muntu udashobotse, ngewe ukuntu mbitekereza nta yindi possibility bihari ni ukumukuraho. noneho rero uzanyemo ibintu by'Imana na Bibiliya. Ese umuntu ashobora kwibaza Bibiliya yo ntabwo yaba ari politiki, kuko iyo urebye nabwo mu ivuka ryayo nk'iriya nama ya Nise yo muri 325 ubwo uriya Constantine wa mbere yakoranyaga biriya bitabo agatangira kwemera ubukristu, ibitekerezo byo kuvuga ngo ubutegetsi buturuka ku Mana niho bisa nkaho byatangiriye. Ese aho nabwo ntago waba ari undi mukino wa politiki wo kuvuga ngo ubutegetsi bwose buturuka ku muntu runaka uri ahantu kutagaragara, akaba ahubwo ari indi politiki yindi ikomeye cyane yashyizwe mu bantu cyangwa igacengezwa mu bantu kugira ngo abantu bumve ko umunyapolitike kuko yashyizweho n'Imana, Imana itagaragara, Imana itazwi, ariko ikaba imushyiriraho hehe gute? Ntabwo ndi umuhanga mu bintu bya astronomy cyane, ariko ikintu cyo nemera nuko nimba uvuga ko utazi isanzuraho rigarukira, vuga ati tanyanga rikagera aha, ntabwo nanone wajyara ngo wakane ngo Imana ntibaho, ntabwo nanjye nabikwemerera. Utangiritse isanzure ryose ngo ndizenguruke ndebe inyenyeri, kuko inyenyeri ubwazo ni nyinshi cyane mu isanzura. Ngewe nemera ko hari umuntu, ntabwo namwita umuntu, ni ikintu kirangwa kiri supernatural kirenze umuntu, kigena uko umuntu abaho, kigena uko isi ibaho, nuko inyenyeri ziri mu isanzure zikora. Nimo icyo kintu cyo gishyizeho noneho n'ubutegetsi cyangwa se n'imiyoborere. Uri icyo kintu tuba tugomba gusa nkaho simvuze ko ari Imana, ariko kirahari, ko mbizi kirahari, kuko abahakanye Imana benshi bajya gupfa kumva babikozeho babivuzeho. Ni ukuvuga ngo ngewe nemera ko ubutegetsi bwose bushyirwaho icyo kintu cyabigizemo uruhare. Noneho rero ubwo biriya bintu byo kuvuga ngo Constantine wa mbere yakoranyije biriya bitabo muri iriya nama ya Nise, ategeka ko bigenda gutya uko bizi, bati ibitabo bijyamo bivemo. Ikindi Bibiliya iraza muri Afurika isa nkaho ifasha abantu b'Abanyafurika, itangiye kuba bayobora mu buryo buri politike. Byo ntabwo twabyita politike. Ni ukuvuga ngo ngewe abantu baransetsa iyo umuntu yavuga ngo abazungu baraje badusukisha Bibiliya, ntabwo ngiye mbyumva. Ni ikihe gihugu mu isi kibaho kirusha Amerika gusenga? Ndakeka nta kibaho. Ni ukuvuga ngo nimba koko ugiye gusenga, make sure cyangwa se utekereza yuko atari byo bintu uri kumaraho igihe kinini. Banza ukore, numara gukora ujye gusenga. Hari ikintu njya mbona inaha, umuntu akagenda akamara nk'icyumweru nta kintu yikorera ngo ari gusenga. Oya, ntabwo ari byo. Banza ugire icyo ukora, nurangiza ujye gusenga. Ibyo byo kuvuga ngo baje badufata Bibiliya, najyaga numva ntuza bivuga Kenyatta, Jomo Kenyatta avuga ngo azungu waraje ngo bafata Bibiliya ngo bamushyira bashyira mu maso ngo arangije batwara ubutaka. Oya, njye ntabwo ariko mbifata. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo nemera cyo nuko bwa butaka bwabo n'ubu bavuga ngo barabutwaye, ntibabutwaye kubera yuko nabo basaga nkaho bafite ubwenge bwo kuba batekereza. Kandi burya Bibiliya nayo ubwayo burya naho irasobanura, igasobanura uko ibintu bigiye kumera. Ntabwo biriba ibogamiye ku bazungu cyangwa abirabura. Yigisha kureshya kw'abantu, ni na byiza, ikigisha niyo politike nayo irimo, ndabyemera, ariko nta hantu ivuga ngo abangaba bari. Oya. Ese ubundi mu buryo bwa siyanse politike yavutse gute? Mu buryo bwa siyanse buri bwakumvikana, utekereza ko politike yavutse gute? Mu buryo bwa siyanse rero ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga politike nk'isomo nk'andi masomo. Tuvuye muri politike ni nk'ikintu kiraho ngo none tugiye kureba nk'isomo. Ni ukuvuga ngo politike yaje nayo ishamikiye ku yandi masomo nka filozofi cyane, bitangirana na Plato wagerageje kubivugaho. Plato avuga the people, abantu bari mu ndaki, we yita ni indaki, aho umuntu aba ari mu ndaki
ari mu ijoro atazi aho izuba riri, noneho yaba ari mu ijoro atazi aho izuba riri akaza kugerageza akabona izuba, umwangaro w'izuba gatoya gato gusa, abantu bagatangira kubona ibicucu. Iyo amaze kubona igicucu agira amatsiko avuga ati ese ko mbona igicucu harya ngiye hakurya aho hanze ntago nabona, yavamo akabona. Ni ukuvuga ngo ikintu hano nishatse kuvuga wenda ntazemo filozofi cyane, bisobanuye mu buryo umuntu wese yakumva. Ni ukuvuga ngo umuntu uri aho ngaho mw'iyo cave cyangwa se mw'iyo ndaki ni umuntu w'umuturage uri aho ngaho, akeneye umuyobozi umuha icyerekezo. We niko yabivugaga nka Plato, icyo cyerekezo nicyo nise urumuri, noneho akamukura ahandi ari akamugeza hanze, akabona rwa rumuri, bya bitekerezo bya wa muntu usa nkaho ugiharamagara, niko njye nabyita, agasa nkaho ari we umuyobora mu urwo rugendo bagiye gufatanya. Ubwo twahita twemeza ko politike yavutse mu gihe umuntu umwe yari ari mu bandi akabarusha ubumenyi, maze agahita avuga ati muze mbereke icyo gukora. Urugero, nimba ari nk'abantu bagombaga kujya gutera abandi, umwe akavumbura ati mvumbuye umwambi, nyine byatangiye mu gihe umuntu umwe yarushije abandi ubwenge agashaka kubereka inzira yo kuba banyuramo. Dutangiye ubwo twaba tugiye muri evolution of cyangwa se uko umuntu ajya ahindagurika, ariko ikintu cyo mvuga cyo ni ukuvuga ngo ko umuntu yatangira kuyobora ntabwo ari ikintu cy'ubungubu, gifite inkomoko kera cyane. Ni ukuvuga ngo nimba tuvuge mu bantu ba mbere y'amateka, nimba umugore yamazaga kumenya ati ngewe icyanjye ni uguhiga, umugore akamenya ati icyanjye ni ukuzana wa muhigo, umugabo amaze guhiga nkavuga ati nanjye ndawutegura neza ku buryo ndawumugaburira. Umwana akamenya ati icyanjye ni uko ababyeyi, papa akantoza nimba ari umuhungu guhiga, mama akantoza yenda kwita ku gutegura ifunguro cyangwa se kwita ku umugabo we. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ngiye ukuntu nkibona, nimba umuntu afite ishinga undi akaba afite izindi, kandi umugabo mu rugo rwe wowe twakita nk'umugabo, ubwo ndi kera mbere y'amateka akaba ari nkawe ubayobora bose ubaha order. Ngo icyo gihe hari hatangiye bujya politike mu buryo wenda butsa nkaho buteruye, ariko officially cyangwa se uburyo bweruye politike yatangiye Plato akimara kuzana iyo theory cyangwa se uko wasobanura uburyo imiyoborere iteye akoresheje iyo ndaki koko. Hari ikindi gitabo cyangwa ibindi bitekerezo by'umugabo bita Aristotle. Ese hari inyunganizi waduhaho nimba hari icyo ubiziho ku bijyanye na politike? Kuko hari igitabo nigeze kubona cyise Politicia, biza no kuvamo ijambo mu kilatini ryiswe hari Politicia, biza kuvamo nyine ibingibi bya politike tuzi. Nimba hari amakuru waba turushaho wadufasha. Aristotle ngereranyije kumujyanye n'abandi ba filosofi bo mu gihe cye, Aristotle ni umuntu uvuga ibintu bisa nkawe akibanda ku kintu cya facts cyangwa se ibintu bifatika. Buriya Aristotle ngiye mufata nk'umwempiricist, umuntu uvuga ibintu bifatika. Urugero nk'ubusobanuro bwa demokarasi, Aristotle yabufatiye imyaka igera muri 5 abyigaho. Rero Aristotle ku cyo kibazo warumbajije yakoresheje imbonerahamwe ayikoresha, ariko akoresheje ibintu bibiri. Ese ninde uyobora? Acyo ni akantu kamera akoresheje. Aka kabiri, ese uyobora ayobora ku nyungu z'abantu bangana iki? Ese ni benshi, ni bake se? Ese ayobora ku nyungu ze? Ku icyo nyicyo Aristotle ukuntu abisobanura koko, iyo mbonerahamwe yayikweretse neza akayisobanura, Aristotle birangira koko akweretse politiki cyari cyo. Ese umuntu yakora ataba umupolitisiye? Ese yatandukanye n'abandi bantu? Ese kuguhara amagara na herekare mvuga, ese wabuhara gute? Arabivuga Aristotle. Reka dusoze ku kibazo kibaza kiti none Plato niwe twavuga ko ari watangije politike mu isi, cyangwa twavuga mwarimu we Socrate nk'uko tubizi ko Socrate ari we wigishije Plato nawe akigisha Aristotle? Ngire ngo ubwo ninde twavuga ngo waremye politike kuva isi bayeho? No kuvuga ngo
Socrate ni umufilosofi ariko we yibanze cyane cyane ku we igitekerezo cyamujemo yakibonye mama we yarabyazaga akabyaza abagore we akavuga ati ese niyo mama arabyaza abagore ngenzi bafata abantu babyazemo iki ubwenge. Noneho we ntabwo yiriwe yita ku muntu their behavior oya cyangwa se uko relationship with others cyangwa se uko abanye n'abandi bantu yawe ntago Socrate abivugaho cyane. Socrate icya focusing cyangwa se cyavugaho cyane atekereza umuntu mwimbere mwimbere ngo umuntu nk'umubiri ugaragara agatekereza none umuntu nka roho nicyo kintu we avugaho cyane. Ntabwo ajya ese umuntu abanye na gute nabande oya we yibanda kuri mwimbere umuntu kuko hari ahagera akavuga ngo so cyangwa se roho is the main personality roho niyo umuntu nyakuri. Nuvuga ngo we yibanze ku muntu ntabwo yagigeze ajya muri uko umuntu abanye n'abandi. Muri rusange ubwo reka twemere yuko politiki tuzi yazanywe mu isi n'umufilozofe witwa Plato. Niwe wabizanye kuko akoresheje ako gataburo ke. Plato akoresha agataburo ke cyangwa ya kevu igeze kutubwaho cyangwa bwa buvumo abantu bari barimo bakaza kubona umwe akabona urumuri. Ni ukuvuga ngo Plato yakoresheje iyo kevu cyangwa se ubwo buvumo cyangwa se indake. Aristote nyuma niwe waje gukoresha taburo. Urakoze cyane rero kuri iki kiganiro tugiranye, ndagushimiye. Tuzongera ubutaha utubwira ku bindi bitekerezo bya politiki filozofi kuko twumvishe ubifitemo ubuhanga buhambaye kandi ni byiza. Dukeneye abantu muri iki gihugu cyacu bashobora kuzamura ubumenyi bakereka abantu izi siyanse cyane cyane ziri sociale cyangwa human science zirimo filozofi, politike, sociology, psychology n'izindi zigiye mu mujyo nk'uwo wo guhugura abantu mu mitekerereze, imibanire n'uburyo amahoro yaboneka muri isi yacu. Nimba hari ikintu rero warenzaho ku buryo bakurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel yitwa Mwarimu Show wakitubwira rwose cyazatambuka Imana nibishaka. Ikintu cya mbere mbanza kuvuga nuko nabanza kubashimira kuno mwanya mwagerageje mukampa kugira ngo ngerageze icyo sangiza abantu kubyonzi ni na byiza cyane kandi muzabikomeze ni byiza cyane kubera ko twebwe ntago twiga ibintu nakita nka science pire cyangwa se ibintu bifatika. Twebwe twiga ibintu biri aho ngaho gusa. Nta laboratoire dufite. Laboratoire ya mbere dufite ni ukumenya uko abantu babanye n'abandi kandi ibyo biragoye nuko umuntu yitwara nabyo biragoye. Ngo bisaba rero kuzana ibitekerezo byinshi ukabisobanura kugira ngo umuntu muhindure koko manipulate the ideas umenye icyo atekereza umenye uko akora. Bigoye cyane bitandukanye n'ayandi masomo wenda umuntu yiga ikintu gifatika nagikoraho. Tuzagerageza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye kandi ndabizi ko bizaba byiza muzasobanukirwa. Urakoze cyane ndagushimiye.